Mbasuhuze nongere mbahe ikaze mwese mudukunda kandi mukaba mudukurikira kuri YouTube channel yacu, mbifurize umugisha w'Imana. Nimuze twongere tugendane mu gitabo cyitwa Tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Nitwa MC Misango, mugiye kubana. Ikiganiro cyacu twakise amagara aramirwa. Amagara aramirwa, ibyo urya n'ibyo unywa nibwo buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo usabwa ni ukubirya wibuka ko Imana ariyo yabitanze. Nubikoresha neza bizakugirira umumaro kandi mwinshi cyane. Mbahe ikaze rero mwese kandi mbifurize kuza kugubwa neza muri kino kiganiro. Nimuze twinjirane ku rubuto rwitwa icyufuki. Amagara aramirwa, kandi kumirwa kw'amagara ni ukumira nyine kimwe mu byo Imana yaremye. Mbibutse ko turi gusoma igitabo cyitwa Tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Ni urugendo rugeze ku myaka 27 niga ibijyanye n'ubuzima bwa bino bitabo, niga amateka adasanzwe y'umudokiteri witwa Ellen G. White. Yavuze byinshi ku bijyanye n'ibyo turya Imana yaturemeye. Munyemerere mbazanire urubuto rumwe mu mbuto Imana yaremye, nyamara rugira umugisha udasanzwe, rutanga umugisha udasanzwe, rufite ubuhanga budasanzwe. Muze kunyemerera nze gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo twese tuze kugenda tubihuriramo. Nkwibutsa ko kugira ngo ibintu byose bigende neza, nkugire, ni byiza ko uganiriza bamwe mu nshuti zawe ndetse ukabasharinga kino kiganiro mu gihe nabo bifuza kumenya byinshi bitandukanye kuri runo rubuto. Uru rubuto mbazaniye ni urubuto rudakunze kuboneka henshi, ariko kandi twebwe mu Rwanda turi abanyamahirwe kuko ruraboneka mu gice cy'amajyepfo y'u Rwanda. Ni urubuto rwose ruboneka, cyakora uru rubuto ushobora no kurusanga mu mashyamba atandukanye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uru rubuto rero ni rumwe mu mbuto zifite umumaro munini cyane ku mpagarike y'ubuzima bw'umuntu. Umuto, umukuru, bose bararukeneye mu gihe bashenguwe n'indwara zitandukanye. By'umwihariko reka munyemerere tuze gusobanura icyo runo rubuto rumarira umubiri wawe, ariko by'umwihariko kuri kote yaho tuza kuvuga uburyo uru rubuto rumarira umuntu ufite umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ni kimwe mu bintu bihitana abantu benshi batagira ingano, bitewe n'ibyo bariye, bitewe n'imitekerereze igiye itandukanye. Mbere y'uko nkubwira uburyo uru rubuto rukoreshwa, ndagira ngo mbaze nkumenyeshe ko umuvuduko w'amaraso ubundi uri mu byiciro bitandukanye, ndetse nkaba ngira ngo nze kubwira umuntu ufite umuvuduko w'amaraso, ariko umuvuduko w'amaraso ukaba uturuka ku bibazo runaka, ntabwo uru rubuto rwagufasha, kubera ko ikibazo ufite nyirizina nicyo ugomba gushakira umuti. Reka dutange urugero. Wenda wapfushije abana, abumwe, aba babiri, aba batatu, bituma urara udasinziriye, wumva udatekanye kugera ubwo umuvuduko w'amaraso ugufashe. Ntabwo mu by'ukuri ntekereza ko runo rubuto rwagufasha. Ntabwo runo rubuto rwagufasha, ahubwo icyagufasha muri ibyo ni uko waganirizwa, ukongera kuganirizwa, by'umwihariko abantu bakagusobanurira ko burya gupfusha no kuba uriho ni ibintu bibiri, bikagusaba nyine kugira kwihangana. Abandi basigaye rero bafite ibibazo by'umubiri, wagize uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso, wenda byaturutse ku mirire, ibyo wariye ibyo kurya byiganjemo ibinyabivuta byinshi, byiganjemo inyama zitukura nyinshi, byiganjemo umunyu uri hejuru ku rugero cyane. Hari abajya barya indagara zirimo umunyu mwinshi bakongeramo undi munyu, hari abarya za magi zifite umunyu bakongeramo n'undi munyu, rimwe na rimwe bikongera bikajyana n'umubyibuho
utajyanye n'uko ungana. Ibyo byose ni kimwe mu bintu bishobora kugutera umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso rero ufata umuntu ubundi umubiri we ukazahara, ugacika intege, rimwe na rimwe uyu muntu akajya yikubita hasi, yamara gufata umunyu akumva ubuzima bwe bugiye mu kaga, yafata ibinyabinure akumva ubuzima bwe ntabwo butekanye, yafata ibintu by'amavuta akumva ubuzima bwe rwose buri mu kaga. Hari ubwo kandi agira ubwoba bwinshi cyane, ukumva ubwoba buraje utazi iyo buturutse. Rimwe na rimwe hari n'abagira gutya bakikubita hasi rwose, ubundi bakabafata bakabirukankana kwa muganga. Umuvuduko w'amaraso rero ugira abato ukagira n'abakuru, cyane cyane aho ushobora gukoresha kompiyuta cyangwa se telefone, cyangwa ukagira n'ikindi kintu kiguhuza cyane, noneho ukakirangarira ku rwego rudasanzwe, maze rero umuvuduko w'amaraso ukagufata. Iyo ugufashe rero mu by'ukuri biba ari byiza kwihutira kugera kwa muganga kugira ngo bagufashe, kuko benshi bahasiga ubuzima. Mwagiye mwumva abantu benshi ngo mu gitondo twari kumwe yari muzima, ariko ukajya kumva umuntu yikubise hasi, bakakubwira ngo ejo twari turi kumwe, ariko ukajya kumva ngo byarangiye. Umuvuduko w'amaraso uratungurana cyane cyane. Ni byiza kumenya nimba koko ufite umuvuduko w'amaraso cyangwa se umubiri wawe uri normale. Abanyarwanda bo muri abanyamahirwe, kuko igihugu cyanyu kijya gifata umwanya bakavuga bati nimuze tubapime indwara zitandura. Reka rero ntabatindiye mbabwire runo urubuto mubona rusa neza, urwitegereje rurasa neza, kandi koko ntabwo Imana ijya ituremera ibintu bidafite umumaro. Ntabwo Imana ituremera ibintu bidafite umumaro, kuko izi ko turaba agaciro mu buzima bwayo. Niyo mpamvu ituremera imbuto zisa gutya. Murabizi ko imbuto n'imboga ni kimwe mu bintu abantu rwose bakoresha, kandi ubuzima bwabo bukagenda neza. By'umwihariko rero uru rubuto nababwiye ruboneka mu ntara y'Amajyepfo. Reka mbaze nkubwire uko rwitwa. Uru rubuto abenshi barwita icyuvwe. Sinzi nimba hari irindi zina wenda wowe waza kutubwira waba uruziho. Rwitwa icyuvwe, rukaba rwose ruboneka mu gice cy'Amajyepfo, rukaba rero rufasha umuntu ku muvuduko w'amaraso mu buryo ngiye kukubwira. Uru rubuto rwera ku giti hejuru rwose mu bushorishori, ubundi igihe kiragera rukera, kuko rutangira rusa icyatsi kibisi mu gihe rukiri rutoto, noneho uko rugenda rero rukura cyangwa se rugeze igihe cy'isarurwa rugatukura rwose. Iyo rumaze gutukura, rumaze guhishira, mu kinyarwanda cyumvikana rumaze gushya, nk'uko igitoki mwarabibonye ko hari ubwo igitoki gitara cyangwa kigahira hejuru kigahindura ibara. Uru rubuto narwo ruhindura ibara, noneho rukazana iri bara muri kubona. Iyo rumaze gukura rero rurihungura. Cyakora birumvikana iyo rwamaze kwihungura rukagira ubwo rwikubita hasi, hari ubwo ruhita rwangirika, ndetse n'udusimba dushinzwe kwangiza imbuto natwo tugahita twinjira muri runo rubuto. Si byiza kururya rero usanze rwikubise hasi, ahubwo ni byiza ko wurira igiti ukarukuramo, noneho ukabasha kurukoresha. Mu by'ukuri usibye ko wenda warukura mu giti ukarwoza nta indi mikorobe rufite, wenda watekereza ko inyoni yaje ikarutaho, nimba nabyisinze uko babyita, ariko inyoni ishobora kurwangiza aho yarutaho umwanda wayo, cyangwa se ikanarurya, kuko nazo zirarurya, noneho bikarangira rero n'ubundi umwanda winjiyemo. Ni byiza kurureba ukarwoza neza. Wamara kurwoza rero urahungura nk'uhungura ikigori, hakagenda havaho urutete. Urabona ukuntu rusa naho ruzengurutse, rumeze nk'umupira wa wundi abakinnyi bakina, ugenda ukuramo kamwe kamwe. Iyo ukuyemo kamwe kamwe rero mu by'ukuri birangira wumva
muri ka kandi ukuyemo n'ubundi habamo akabuto mo imbere. Ako kabuto nako nzababwira icyo gakora ndetse kinini cyane kurenza umutobe wa runo rubuto. Ubwo rero mu kururya ukuramwo ka kabuto ukagata, wamara kugata ugahita rero unyunyuza umutobe urimwo, ariko kandi ukanakacanga ukanoza neza icyo gishishwa n'umutobe wari urimo byose ukabimirana. Nkwibutse ko kugira ngo ururye neza ni ukurukacanga ukarunoza rwose. Mu gihe uri kurukoresha ni byiza kuba warubanje mu nda. Dufate urugero, urabyutse mu gitondo uravuze uti reka mfate rwa rubuto rwanjye, ukarujyaho ukarurya ukarumara nta kintu wakojeje mu nda, cyakora washyizemo amazi nta kibazo kandi y'akazuyazi. Hanyuma rero ugahita urufata ukarurya. Ni byiza kururya ukarumara ugenda urukacanga ukarunoza neza. Uko rero ugenda usa naho uhungura, turasigaza ikintu nanone kimeze nk'igitiritiri. Ikintu kimeze nk'igitiritiri nacyo nzababwira icyiza nanone kirimo kigira icya gatatu gishobora kugufasha muri za ndwara nyinshi nakubwiye, ariko kandi n'ubundi kinafashije no ku muvuduko w'amaraso. Ubwo reka nkomeze nkwibwirire ibijyanye n'umutobe uva muri kano kabuto uri kubona, ukagafata ugahungura nk'uhungura urutete, noneho urubuto rw'imbere nabikubwiye ukarukuramo ukagakacanga ukakanoza rwose. Hanyuma iyo rero ururangije ni byiza gutegereza byibura iminota igeze kuri 30 mbere yuko ufata ikindi kintu cyo kurya. Ikindi kintu cyo kurya, hanyuma iki kintu cyo kurya nanone ufata kize kuba ari ikintu kitazirana n'umuvuduko w'amaraso. Ibyo byose tuzagenda tubiganiraho. Kize kuba ari ikintu kizirana kize kuba ari ikintu kitazirana n'umuvuduko w'amaraso. Urugero, nimba watetse igitoki cyawe ugashyiramo imboga rwatsi ariko utashyizemo amavuta, ntushyiremo n'umunyu, ibyo ni akarusho. Ushobora kubirenza kuri uru rubuto cyangwa se ukabifata mbere, upfa gushyiramo itandukaniro rya ya minota 30 nakubwiye. Uru rubuto rero mu by'ukuri nakumenyesha ko ari urubuto rudasanzwe, kuko nubwo ndi kukubwira ko rugufasha ku muvuduko w'amaraso, ariko rufite n'izindi ndwara nyinshi tuzagenda tuvuga bitewe n'uko namwe mubyifuza. Ushobora kuza muri komanteri uti ngaho tubwire indi ndwara ikurikiyeho rwa rubuto wise icyufwe ruvura. Mu by'ukuri rero uru rubuto rwitwa icyufwe urukoresha inshuro zingahe ngo rube rukuvuye burundu umuvuduko w'amaraso? Bwa mbere nakubwiye ngo nturukoreshe uruvanga n'ibyo kurya cyangwa se ngo uruvange n'ibindi bizirana n'umuvuduko w'amaraso. Oya, ntukore iryo kosa. Nimba ushaka gukira ntukore iryo kosa. Mbibutse ko turi gusoma igitabo cyitwa Tumenye kwivura dukoresheje ibyo Imana yaremye. Mu by'Imana yaremye rero harimo imbuto mutigeze mumenya n'izo muzi, hariho imboga mutigeze mumenya n'izo muzi. Ibi byose ni ibintu dusanzwe dukoresha, ariko tukabikoresha wenda mu buryo butari ngombwa, ahubwo bikarushaho kutuzanira uburwayi. Uru rubuto rero kugira ngo rugukize burundu umuvuduko w'amaraso, icya mbere nuko ururya ukarumara. Hanyuma ushobora kurya rero imbuto zingahe? Mu gitondo ukibyuka ushobora gukoresha uru rubuto. Ku mugoroba mbere yuko ujya kuruhuka kuryama ukongera nanone ugakoresha urundi rubuto. Bibaye byiza ntabwo nijoro warya, keretse nimba uri umuntu ukunda gusonza nyine ukumva nanone wabangamirwa, ariko nimba utabangamirwa ugerageze nturye nijoro. Hanyuma rero kuwabangamirwa nunarya urye ibyo kurya byoroshye rwose, nka cya gitoki nababwiye kirimo imboga, kandi urye bike.
ubwo rero mwumvise ko ushobora kurukoresha mu gitondo ukibyuka, ukarukoresha na nimugoroba ugiye kuryama. Hanyuma hagati mu gice cy'isaha numara kugenda ururya ukaruhungura ukarurangiza, ugasigaza icyo twakita nk'igitiritiri cyarwo. Gishyire mu gasorori kawe keza, ugipfundikire. Nibigera ku isaha ya saa sita cyagiye witegura gufata amafunguro, noneho cya gitiritiri cyawe ugifate ukirye. Nacyo urumaho, cyo kiroroshye, urumaho noneho ugacakanga. Kigira amakashi, uzayumva amakashi. Wenda ku muntu waba warigeze guhekenya igitoki cy'amakashi, bijya kugira amakashi ameze kimwe ariko kikivangamo n'akaryoherera wumva kameze nk'akuki. Ibyo bintu bibiri urabyumva, ukagikacanga neza, ukakinoza, igikatsi cyacyo ukagicira, gutyo gutyo kugeza igihe ukimaze. Aho rero noneho nimba wanagiraga n'ikirungurira nzabikubwira. Ibyo birungurira bizashira burundu, kubera ya makashi afite ukuntu atanga ururenda mu gifu, ariko akaba ari meza cyane ayo makashi ku muvuduko w'amaraso. Amaraso aratuza rwose, ukumva uratekanye, ukumva ubuzima bugenze neza. Wamaze kubyumva rero ko ushobora gukoresha ibyufwe bibiri ku munsi ndetse na cya gitiritiri cyacyo. Ubwo rero nimba wabikoze ku wa mbere, ni byiza ko ku wa kabiri utagikoresha, no ku wa gatatu ukazagikoresha ku wa kane, ukabibara gutyo ukarangiza ukwezi. Ndakubwiza ukuri, urakira burundu, ukibagirwa uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso. Mu gihe uri kubikoresha rero, gerageza rwose uhagarike burundu ibijyanye n'amavuta, ibijyanye n'umunyu. Yewe ndagira ngo nkubwize ukuri, hari abavuga ngo bacika intege iyo badakoresha umunyu. Igihe uzaba ukoresha runo rubuto ntabwo uzacika intege, uhumure. Nicyo cyiza cy'uru rubuto, kubera ko turya ibiryo byinshi tugacika intege, bigatuma tuvuga ngo ya rwose reka dufate ku munyu mukeya. Ariko iyo ukoresha uru rubuto ntabwo ucika intege. Nicyo cyiza cy'uru rubuto rwitwa icyufwe. Reka rero mbibutse ko nimba ushaka ibiganiro nk'ibi ngibi kandi bihumuriza imitima, bigufasha kwivura ukoresheje ibyo kurya dusanzwe tubona bya buri munsi, imboga n'imbuto, reka nkwingingire kwiyandikisha kuri uru rubuga. Kora subscribe, hanyuma usharinge benshi babashe kubona kino kiganiro. Ikindi dusigire igitekerezo, ese urashaka ko tuzaganira ku buhe burwayi? Hanyuma kandi utwandikire, unaduhamagare kuri iyo nimero uri kubona twashyize mu kiganiro. Twariho dusoma igitabo cyitwa Tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Urubuto twariho tuvugaho rwitwa icyufwe. Mbashimire, nitwa Misango. Imana ibishimire kandi mukomeze mumererwe neza. Hanyuma rero icyitonderwa, nimba ugiye gukoresha uru rubuto, ntukibagirwe gusenga kugira ngo wongere ubwire Imana uti warakoze kuturemera ibitunga ubuzima bwacu, ibitunga amagara yacu, nawe ugatunga ubugingo. Mbashimire, mbifurize amagara mazima, ndabakunda. Nitwa MC Misango. Reka nongere mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese, mbahe ikaze kandi mbashimire cyane. Munyemerere nze kubasesengurira ntasobanya, mbabwire ibijyanye n'uburyo ushobora kwivura umugongo iminsi 10 gusa. Ahangaha ndaza kukubwira ikijyanye n'igihingwa cya tungurusumu, uze gukoresha amavuta ya elayo ndetse unakoreshe n'umunyu wo mu nyanja. Ni mu minsi 10 gusa uza gukoresha ubu buryo ngiye kukubwira. Ubundi hehe n'umugongo wakubase, umugongo
ukugejeje kure hashoboka kandi ukaba umaze kwiheba. Ntukibasha gukora akazi kawe, ntukibasha kujya mu buzima bwawe bwa buri munsi, ntukibasha gukorera umuryango wawe cyangwa se kwikorera kubera ikibazo cy'umugongo. Umugongo nababwira ko ari urufatiro rw'ubuzima bw'umuntu, kuva mu mutwe ukagenda ukagera ku maguru. Burya umugongo nicyo kintu gisa naho kiyoboye ubuzima bw'umuntu umunsi ku munsi. Umugongo ni igice kigirwa nyine n'abantu batandukanye, umugabo n'umugore, twese tugira umugongo. Cyakora abagore benshi bakunze kurwara umugongo biturutse ku mpamvu zitandukanye. Bo ni n'abanyamahirwe, bashobora gukira umugongo vuba cyane. Ariko umugabo warwaye umugongo inshuro nyinshi amera nka ya ntare ikunze gufata inyamaswa ngenzi yayo, ariko igafatana umuvuduko n'imbaraga zidasanzwe. Umugongo rero ku buzima bw'umuntu nakubwira ko ari ikintu cy'ingenzi cyane. Umugongo ufatiyeho ibice byinshi, imbavu niho zifatiye, ibitugu niho bifatiye, amaguru niho afatiye, ndetse n'ubwonko. Burya inyuma y'umutwe wacu, hejuru mu bitugu uzamuka ujya ku bwonko, burya umugongo iyo ukora nabi no mu mutwe hakora nabi. Umugongo uzahaza benshi, uzahaza abato, ukazahaza n'abakuru. Ariko rimwe na rimwe nyine hari ubwo tujya twitera umugongo, ni ukuvuga ngo ugasanga warwaye umugongo ariko warabigizemo uruhare. Muri kino gihe turimo cy'ikoranabuhanga, by'umwihariko igice cy'igihugu cy'u Rwanda, aho twimirije ikoranabuhanga riyoboye ubuzima bwa benshi. Muri kino gihe abantu benshi bakoresha telefone, ariko umwanya munini bawukoresha bicaye cyangwa bahagaze. Ni ukuvuga ngo ushobora kurwara umugongo igihe wicaye cyangwa se ukarwara umugongo igihe uhagaze. Ni ukuvuga ngo icyo bigusaba ni ukubarasinga bino bintu uko ari bibiri. Ni ryari nkoresha umugongo nicaye kandi nkukoresha gute? Ibyo tuzabirebera hamwe. Ikindi, ni ryari nkwiye gukoresha umugongo mpagaze? Ibyo nabyo tuzabireba, cyane ko byose bigira ingaruka, ariko ubundi twaramutse twabikoze neza nta ngaruka twagira. Icyo ngira ngo rero nkubwire mu minota mike cyane, nifuje ko nguha kino kiganiro ku bijyanye n'uko wakivura umugongo. Ndagira ngo bwa mbere uze kubanza gutega amatwi buri kantu ngiye kukubwira, kandi akantu ngiye kukubwira ukitondere cyane, ko ibyo nkubwira ni ibyaremwe n'Imana ukoresha. Ni ibyaremwe n'Imana ukoresha, kandi ibyo ngibyo ukoresha ni ibintu bisanzwe dusanganwe hano hanze ku masoko yacu. Ibyo bintu rero mu by'ukuri ni nabyo dusanga mu gitabo Tumenye Kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Ikintu cya mbere rero, mu gihe warwaye umugongo, ngiye kubanza nkubwire ibintu ukwiye kwirinda, ubundi ibyo ngibyo nibirangira ndakubwira uburyo ukoresha uyu muti. Bwa mbere, nimba ugiye gukoresha uyu muti, irinde guhagarara umwanya munini igihe urwaye umugongo kandi uri no kuri uyu muti. Icya kabiri, irinde kuryama useguye umutwe mu gihe urwaye umugongo kandi uri gukoresha uyu muti ngiye kukubwira, cyane ko buriya iyo urwaye ugasegura umutwe nta kintu bukijije. Ubundi abahanga bavuga ko burya amaguru niyo asegurwa. Ibyo nzakubwira impamvu yabyo. Ndagaruka rero ku bijyanye n'uburyo ugiye gukoresha uyu muti. Uyu muti ngiye kukubwira ugiye kuwukoresha gutya: ni tungurusumu, ni amavuta ya elayo, ndetse n'umunyu wo mu nyanja. Mu minsi 10 uratandukana n'umugongo. Ubundi tuzafatanye gushima Imana. Uzampamagara umbwira uti, nshuti muvandimwe, warakoze rwose. Reka rero nze ngusasanurire ntasobanya. Ndabizi ko nawe ugiye kwishima, ugiye kunezerwa nyuma y'uko wari urwaye umugongo igihe kirekire. Genda mu isoko rero ugure tungurusumu, ugure amavuta ya elayo, ugure n'umunyu w'inyanja.
Ibi ngibi rero uzanye uko ari bitatu ngiye kukubwira uburyo ugiye kubikoresha mu minsi 10 gusa ube wamaze gutandukana n'umugongo. Iyo warwaye umugongo urabizi ko mu mutwe ni ukuri kw'Imana nta kintu kijyamo, uhora utaka gusa nta kindi. Ntubasha no kuganira n'abantu haba kuri telefone haba mu buzima busanzwe. Umugongo urababaza, umugongo urababaza pe, umugongo urababaza, umugongo urakurya. Abagore bo bawugereranya n'igise, abagore bawugereranya n'igise. Niyo mpamvu bino bintu ngiye kukubwira ubiha agaciro kandi ubyitondere. Tujyane mu byaremwe, igitabo cyitwa Tumenye Kwivura Dukoresheje Iby'Imana Yaremye. Fata rero urupapuro wandike n'ibintu bitatu, banza ubizane biriya nakubwiye haruguru. Hanyuma usekure tungurusumu zawe neza, uzisekure kabisa cyangwa uzirape, uzisekure cyangwa uzirape zinoge bien, zinoge cyane. Ninkubwira ngo uzinoze nyine wumve kuzinoza. Icyo ni kimwe. Numara kuzinoza urafata amavuta ya elayo umenemo, ntushyiremo menshi. Ushobora kugera wenda nk'ibiyiko nka bitatu, biyiko bitatu bino bitoya byo ku meza. Gera ibiyiko bitatu ubishyire muri ya tungurusumu yawe, uvangavange. Nimba rero ufite akantu kari buze gukamura wamaze kubivangavanga, shaka akantu ushobora gukamuza. Ushobora gukoresha iki? Ushobora gushaka akantu twagereranya n'agasupanete. Noneho ufate ya tungurusumu yawe wavanze n'amavuta ya elayo ukamure. Nta muntu n'umwe utarabonye aho bakamura igikatsi cy'ibitoki bamaze kwenga. Ukamure ushaka bya bitonyanga by'amavuta ya elayo twavanze na tungurusumu, ubibone byamaze kwivanga muri ubwo buryo nkubwiye. Numara rero kubona ubikamuye neza binoze, wabishyize mu kantu keza, ushobora gushyira mu icupa, ushobora gushyira ku kandi kantu nyine ubona ayo mavuta yawe ukeneye ko ushyiraho. Hanyuma rero ibyo ngibyo nimba ubirangije rero ukora ibyo ngibi, fata amazi y'akazuyazi rwose atari yayandi atwika. Ninkubwira ngo amazi y'akazuyazi aba ari amazi nyine wakoza ku mubiri ukumva ubushyuhe, ariko nanone ntabe ari amazi yagutwika. Ya mazi yamaze gushyuha rero shyiramo umunyu w'inyanja, ku buryo ushobora kurigataho ukumva ko umunyu nyine uri wumva hehe muri ya mazi. Hanyuma iyegereze rero umuntu, ashobora kuba ari petit frere wawe, murumuna wawe, umugore wawe, umugabo wawe. Nafate agasume gato keza nagashyire muri ya mazi y'akazuyazi. Noneho nawe wubika hasi, ushobora gushyira agakeka hasi ukubikaho inda. Noneho ahere mu bitugu arambikeho ka gasume. Ubwo no kuvuga ngo ararambika mu mazi akamure. Namara gukamura arambike kuri bya bitugu byawe, arambikeho ibiganza bye abirambitse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yongere agukureho iyo sume ayisubize hehe mu mazi. Yongere kandi akamure, yongera kurambike mu kindi gice cyagana hepfo. Ubwo aragenda amanuka aturutse mu bitugu, agenda agere hejuru y'ikibuno no ku kibuno. Yewe nibiba ngombwa nimba ari umuntu nyine mwisanzuranye nawe naho agire gute arambikeho, agenda kanda izo nshuro nakubwiye. Arambikeho ibiganza bwa bushyuhe bwinjire. Yongere nanone yinike agushyushye umugongo akoresheje ayo mazi y'akazuyazi arimo umunyu wo mu nyanja cyangwa se umunyu w'inyanja. Umugongo wawe namara kuwushyushya rwose yumva mugeze aho mwumva amazi agize gute asa naho bwa bushyuhe bwashizemo, wumuke rero, akureke wumuke. Narangiza afate ya mavuta twamaze kubona, amavuta twamaze kubona. Noneho agusige ahereye mu kugukanda, ntiyibagirwe n'imbavu urw'iburyo n'urw'ibumoso. Hanyuma rero ibyo ngibyo birarangiye, arangize
ahite afata ya mavuta amaze kumuka umugongo nawe yumutse intoki, ubundi agusigire. Uburyo bwo kugusigira rero, arafata imitwe y'intoki aba ariyo agenda asunikisha, aturuke hasi ku kibuno azamure ageze mu mugongo, agenda buke buke yafashe imitwe y'intoki. Ntatsindagire cyane, ariko nanatsindagira ahere hepfo asubiza ku mutwe, ntahere ku mutwe amanura, ahere hasi ku kibuno azamuka ajya ku mutwe. Ayo mavuta yagusige umubiri wose, akore mu mbavu, cyane cyane imbavu zo ni ugufata ibiganza agasa n'ubyerekeza nk'uganisha hehe ku nda, ariko cya gice cy'umugongo cyo azamure aturuka ku kibuno azamuka ajya hejuru ku mutwe. Uyu muti nguhaye ntukoreshe wariye cyane, ukoreshe wariye utuntu tworoshye tudatuma nyine wumva utari hari ukuntu uryama wariye cyane ukumva inda ntabwo nayo iri kuguha amahoro, ntabwo iri kuguha umutekano. Ntukore iryo kosa, ufate ibintu byo kurya bike rwose, bike kandi nabyo bigize bite byoroshye. Hanyuma rero ubwo ibyo ngibyo kwa kukumasa, agenda ashyiraho utuvuta dukeya, asiga intoki, ashyire ku ntoki, ubundi agusige ku mugongo, anyeranyereze bwa buryo nakubwiye, asubira hejuru, aturuka hasi asubira hejuru, asunika gutya buke bukeya, yongera atangira gutyo mu mbavu. Noneho akande ikiganza cy'iburyo n'icy'ibumoso, kimwe acyerekeze mu rubavu rw'ibumoso, ikindi mu rw'iburyo, ariko aganisha ku nda. Ibyo bintu nkubwiye rero, bikore ku wa mbere, ubikore ku wa gatatu, ubikore ku wa gatanu, ugenda usimbuka umunsi wabikoreho usimbuka undi. Ibyo ngibyo kandi mu gihe uri kubikora nakubwiye ngo urabara iminsi 10. Kwanza iyo minsi 10 izagera warakize, ariko kire yawe kugira ngo ube wiporoteje freshi, ku buryo rwose ikintu cyitwa umugongo uzagikira burundu. Izo nshuro 10 nkubwiye, ubare ku wa mbere, usimbuke ku wa kabiri, ubare ku wa gatatu, usimbuke ku wa kane, ubare ku wa gatanu. Ubwo si iminsi 3 tubonye, gutyo ubare iminsi 10 bikorwa gutyo nkubwiye. Mu by'ukuri nudakira umugongo uzambwira uti ntabwo wampaye umuti. Ibyo ngibyo kandi numara kubikora, cyangwa se mbere y'uko ubikora, jya wibuka kwinginga Imana, ubwira Imana uti ndarwaye, ibi ni ibyaremwe byawe, ngiye kubikoresha, ngaho Mana wirengagiza ibyaha mfite, hanyuma unkize. Ubikore gutyo. Ibyo byose kandi ubigerekeho no kugira gute muri iyo minsi, imenyereze no kwiryamira ahantu hadatuma usegura umutwe, ahantu haringaniye. Ushobora kwimenyereza nko muri iyo minsi, wenda kubera ko nawe urwaye wibereye mu rugo, imenyereze kwiryamira ku gatapi, wiryamishirizeho umugongo wawe, wenda kuko umutwe waba barashyiraho akantu gato, ariko ryamisha umugongo wawe nyaboneka. Umugongo rwose iga kuryama ugaramye mu gihe uriho wivura umugongo. Reka mbashimire rero, mbifurize amagara mazima, kandi ibyo mukora byose Imana ijye ibajya imbere. Hanyuma rero murabizi ko amagara burya amagara aramirwa, iyo uyarangayeho aramucika. Kandi mwarabibonye ko muri kino gihe tugezemo ubuvuzi bw'iwacu bwateye imbere, ariko nabwo nimba uko muri kujya mu iterambere muri kurwara muri benshi, bigatuma rero dusesengura, tugasasanura, tudasobanya ibyanditswe mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura, dukoresheje iby'Imana yaremye, cyanditswe na Dr. Elina G. White. Reka mbashimire, bifurize amagara mazima. Nitwa MC Misango. Ibiganiro byacu kandi nakagaruka. Nimba rero wifuza ko hari n'indwara tuzavugaho, duhe commentaire kandi dukorere share. Ikindi wibuke kwiyandikisha, kuko byose turifuza ko nyine ibi bitekerezo dufite byaguka bikagera kure. Imana ibagire neza kandi ndabakunda. Amagara mazima niyo mbifurije, amagara aramirwa. Wiriwe neza nshuti y'akadasohoka, nguhe ikaze kandi ngushimire cyane.
reka wongere ubane nanjye nze ngusasanurire ntasobanya, hanyuma nkubwire ibyiza by'igitunguru, beterave, karoti, ishu ndetse wongeyemwo n'ubuki. Ngiye kugusasanurira ntasobanya, hanyuma nkubwire uburyo ibi ngibi ngiye kukubwira bishobora kugufasha ku bijyanye no kukuvura bikagukiza uburwayi bw'igifu. Uburwayi bw'igifu nakubwira ko ari uburwayi bumaze gusa naho buhungabanya imitima ya benshi. Uburwayi bw'igifu busa naho bumaze gutuma abantu benshi batentebuka, rimwe na rimwe ibyo baryaga kandi bishimiye umubiri wabo wabaga ukunze bakabireka burundu, mu gihe igifu kikubuza gusinzira, igifu kikubuza rwose kumva utekanye, uri poze, uri kumwe n'abandi, igifu kikubuza gusangira n'abandi mukishima mugaseka, igifu ndetse kijya gituma rwose umukobwa abengwa, kuko gituma ugaragaza amarangamutima atari meza. Igifu ntabwo rwose wambara ngo uberwe, kuko ntugira umwanya wo gutekereza wishimye uti nishyiramo kano gakweto, nishyiramo iyi kanzu cyangwa se uyu mwenda wanjye nkunda. Ntabwo igifu gituma utekereza neza, ahubwo igifu icyo kikumarira nicyo kugushyira mu bwigunge, nicyo kugushyira mu mubabaro, nicyo kugushyira mu buribwe, nicyo kugushyira mu ntimba ikomeye, rimwe na rimwe yewe n'akazi ukakica. Ubundi hari aho kinarenga urugero bakagira gutya bakakibaga. Urumva iyo bageze aho bajya kubaga igifu, iyo bigeze aho igifu gishobora kuguhitana, biba byabaye ikindi kintu kidasanzwe. Igifu rero ni inyama ikomeye kandi ifite umumaro munini cyane mu mpagarike y'ubuzima bw'umuntu. Ikintu cyose gitunga ubuzima bwawe usibye wenda icyanyuzwa mu rushinge, ariko ibindi byose bigomba kunyura mu gifu. Mu magambo make, igifu ni kuri bariyeri y'icyinjira mu mubiri wawe. Ni nayo mpamvu abantu benshi mugirwa inama yo kujya mufata ibyo kurya ukabanza ukabikacanga, ukabinoza, ukajya kubyohereza mu gifu, byabaye amazi bishobora koko kugenda bigafasha igifu mu buryo butakibangamiye. Ikindi ukibuka ko hari ibyo kurya binyereza igifu ntigikore neza, ntikibashe gukora neza. Igifu rero kirababaza, cyakora wowe unkurikiye, nimba igifu cyawe nanone ari ikibazo, ntabwo uyu muti wagufasha. Nimba igifu cyawe ari ikibazo, ntabwo uyu muti wagufasha, kubera ko hari abantu benshi bagira ibibazo bijyanye n'imibereho n'ubuzima runaka, noneho bwa buzima, za ntekerezo ze zidatuje zikaza kumugeza ku burwayi bw'igifu. Murabizi hari abantu benshi batagize icyo babuze, batagize ikintu babuze na gito, ariko barara bareba nta kugoheka. Uwo nguwo rero iyo afite ikintu kimuraje ishinga, kimubabaza, rimwe na rimwe akabona nta muti wo kukigeraho, rwose ntakubeshya arwara igifu. Ariko ndashaka ko tugendana, ukongera ukumva umuti w'igifu ukuvura, ariko nanone uyu nguyu ukakuvura utari wa wundi ufite bya bibazo nyine maze kukubwira hejuru. Reka rero twinjirane kuri bino bihingwa nari maze kukubwira, nkwibutse ko tugomba kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Amagara yo aramirwa, wanze ukunze ibyo wariye nibyo bikugira uburiwe. Niyo mpamvu uzasanga ibyo umuntu yariye, ibyo umuntu yanyoye nibyo bimugira umuntu. Hari abo ujya ubona basinze, bataye umutwe kubera ibyo banyoye, yewe n'ibyo bariye. Hari igihe urya ibiryo bifite umwanda, bitameze neza, nabyo bikakugezayo da.
bikakugezayo. Igitunguru rero, hanyuma wibuke karoti, wibuke ishu, wibuke beterave, hanyuma uze no gutegura ubuki. Nongere nkwibutse ko ubuki ni ikintu mugomba kwitondera kubera ko abantu benshi bapirata ubuki. Uyu muti nkurangira uba ugomba kujyana n'ubuki, ariko mu by'ukuri uramutse ukoresheje ubuki bagupiratiye bakagushyiriramo isukari, uwo muti uba upfuye wose. Reka rero noneho tuze dusase inzobe nkubwira uburyo ushobora gukoresha uyu muti ngiye kukubwira. Genda ufate karoti, ufate karoti nziza nshyashya, ufate karoti nshyashya ubona rwose ko zisa naho zivuye mu butaka nk'umunsi wa mbere cyangwa uwa kabiri, ariko bibaye byiza ukaba ari uwo munsi wa mbere byaba ari akarusho. Ufata karoti yawe rero, iyi karoti nurangiza icyo ugiye gukora ni iki? Urayoza neza, uyikorera isuku, kandi nababwiye ko kugira ngo woze ikintu kibe gifite isuku ubwa mbere nuko ucyoza ku mazi asa naho umuntu agusukirira, akagusukirira ukayoza neza, ukayizenguruka igacya, ukayishyira ku gikoresho cyawe giteguye neza nacyo gifite isuku. Ibitunguru nabyo ukabyoza neza bikagira isuku. Muri ubwo buryo ishu ukibanda ku ishu rikomeye, rya shu rikomeye rwose, ishu naryo rishyashya ariko rikomeye cyane, yewe wakubita hasi ntiripfe kugira gute kwangirika. Urwo ni urugero. Iryo shu rero naryo uritunganye neza, uryoze neza rwose, rize kuba ko kubona ko rifite isuku. Ikindi nanone ufate beterave nazo nshyashya, beterave nayo uyoze neza, uyoze rwose, kandi umuti w'igifu ntago ari ibiryo ugiye kurya, ahubwo nugiye kugukiza. Si ngombwa ngo urye byinshi, ahubwo ushobora gufata karoti imwe nziza nini, ugafata beterave nini, ishu ukarigabanyamo wenda nk'ibice bibiri, noneho bya bindi bibiri uciyemwo ugahita wongera ugakatamo ukarya noneho igice kimwe kuri cya gice cya kabiri. Ubwo ni ukuvuga ngo urafata ishu urikatemo kabiri, numara kurikatamo kabiri urumva ubonamo ibice bibiri, noneho uhita ufata igice kimwe ugisaturemo kabiri, hanyuma ugikoreshe. Kugira ngo rero ayo mashu atagupfana ubusa, uhita uyateka, asigaye uyateke mu byo kurya. Ntabwo ubundi ukwiye gukata ishu ngo urishyiraho ngaho ngo utegereze ko uzariteka ku munsi w'ejo. Oya, mujye mugira namwe kumenya ko ibintu bikiri bishyashya nibyo biba bifite umumaro munini cyane. Hanyuma rero ibyo ngibyo nakubwiye, numara kubifata uko wamaze kubyoza neza wabitunganyije, hita ukatakata dutoya, ukatakate ukore uruvange rwatwo. Ushobora rero kubirya gutya. Urafata ubuki ibiyiko byibura bitarenze 3, ushyire muri izo karoti, muri iyo karoti yawe, mu byo byose mbese wakatakase ushyiremo. Numara gushyiramo uvangavange, uhekenye witonze, ukacange unoze. Inama ya mbere nakugira ni uko udakwiye kumira, kubera ko hari abantu baba bafite wenda imbaraga zo kurya, hari n'abantu badafite imbaraga zo kurya. Reka mbabwire mwese muri rusange, nibigushobokera ukumva byanoza umuhogo witeguye kubyakira, mesaje uyiyumvamwo ubimire. Ariko niwumva ukacanze, ukagenda ununuza y'amazi arimo, ukumva ibikatsi rwose bisigaye mu kanwa, bicire nta kibazo, wongere gutyo ugende ubirye, ubinoze rwose, ubinoze ubikacanga, ubinoze pe, ugende umira gutyo. Hanyuma nimba nanone ufite akuma kagukorera umutobe, nimba ufite akuma kagukorera umutobe, wabicagaguza kakuma washyizemo utuzi duke kugira ngo poswari yawe utayica. Hanyuma warangiza nanone ukagira gute, ukaba wakoramo ji. Cyakora ntekereza ko ubaye urubihekenya byaba ari sawa, niko karusho. Gusa nuko hari abantu usanga no guhekenya ari ibibazo, kuko ntiwabura kwivura kuko udafite amenyo. Yego, ariko nimba ubasha kugira amenyo, hekenya. Wowe icyo ugomba gukora gusa ni ukubinoza. Niwumva mesaje y'umubiri wawe kwemerera kubimira, ubimire.
niwumva wabicira ubicire, n'ubundi kiba kigenderewe cyane n'ayo mazi wagiye unyunyuza muri bya bindi byacu twabonye. Hanyuma rero uyu muti ndagira ngo uwukoreshe byibura mu minsi 10 gusa. Ukoreshe mu minsi 10 kandi ushobora kubikora wenda nk'inshuro 2 ku munsi. Ushobora ni byiza ko wabikoresha mu gitondo ubyutse, ni byiza mbere y'uko ugira ikindi kintu ufata. Kwanza ngewe nanakugira inama, hari abantu nyine usanga bakunze kugira inzara, ariko uramutse wumva waza gufata amafunguro mu masaa 6 wabifashe mu gitondo, byaba ari byiza kurushaho. Hanyuma nanone mbere ya saa 6, donc mbere y'uko ufata amafunguro y'isaa 6, wongere nanone uze gufata amazi y'akazuyazi karinganiye, uyasome. Numara kuyafata rero uhite ufata ibyo kurya byawe, y'amazi wamaze kuyanywa ariko washyizemo iminota 30. Ku mugoroba rero mbere y'uko ujya kuryama, ni byiza kuba watetse ibyo kurya rwose byoroheje bitazirana n'igifu, kandi ukarya bikeya. Hanyuma warangiza kubikoresha ukarenzaho wa muti wawe twaguteguriye, wongere uhekenye urenze hejuru y'ibyo kurya wariye. Ariko nimba uri gukoresha uyu muti, irinde kurya ibiryo rwose byuzuyemo amavuta, ibiryo bizirana n'igifu. Urabizi, irire twa tundi tworoshye, ubivange muri ubwo buryo, ubikoreshe muri ubwo buryo nakubwiye. Ndakubwiza ukuri, mu minsi 10 gusa wagiye ubifata 2 ku munsi, urakira burundu uburwayi bw'igifu. Cyakora nakubwiye ngo nimba igifu cyawe ari ikibibazo, bya bibazo nyine ugira bya buri munsi, kandi ugakura ibitekerezo ugasanga nta gisubizo cy'ibyo bibazo ufite, mu by'ukuri aho ntabwo rwose uyu muti wagufasha. Cyakora nimba nyine waragize uburwayi buturutse ku gifu, bwa burwayi busanzwe aho umuntu arwara igifu, ndakubwiza ukuri, uyu ni umuti kabuhariwe. Hanyuma rero ndatekereza nyuma y'ibyo tuzafatanya gushima Imana. Uzampamagara umbwira uti MC Misango, wagize neza, warakoze, wampaye umuti, ubu ndatekanye, ndatuje, nanjye ndi pose, ndumva meze neza. Reka mbashimire rero, mbifurize amagara mazima. Ibiganiro byacu kugira ngo bigende neza, ni byiza ko usharinga kino kiganiro. Nk'abantu mwe tugeze mu gihe, nimba ari uko abantu benshi muri mu iterambere, muri kurya mukarenza n'urugero, mbese ubuzima busa naho mwabugize munange, bigatuma murya uko mwiboneye, ariko burya amagara ngo arasesekara ntayorwa. Kandi ni byiza tumenye kwivura. Burya niyo mpamvu ibihugu byateye imbere nk'Ubushinwa, Ubuyapani n'Ubuhinde ari abantu bakunze gukoresha iby'Imana yaremye cyane kurusha uko bashyira ibindi bintu imbere. Ugasanga ubuzima bwabo barabushyira imbere y'ibindi bintu byinshi bidafite umumaro. Ni byiza kumenya kurinda ubuzima bwawe, kandi ngo kwirinda biruta no kwivuza. Bwa mbere rero ibi ngibi ni ibintu usanga ku masoko hirya no hino. Ubuki mu bwitondere. Mbashimire cyane, bifuriza amagara mazima. Ariko kandi nyaboneka iyandikishe, kora subscribe kugira ngo tubone abantu benshi badukurikirana. Icya kabiri, ushobora no kudusharingira, ugashyira muri groupe zitandukanye mu izo nshuti zawe, ukazohereza n'uyu muti ukabafasha. Ikindi cya kabiri, ukadusigira igitekerezo, ukanatubwira utejo bundi muzatubwire ku ndwara iyi n'iyi. Birashoboka ko dufite igitabo kinini gisa naho gifite amateka y'ubwo buzima, tugomba kujya dusesengura buke buke tukakubwira tudaciye ku ruhande y'ibyo kino gitabo cyadufashije. Mbashimire, nitwa MC Misango. Ibiganiro by'ubuzima nakagaruka, amagara mazima niyo mbifurije, kandi amagara aramirwa. Muri za miliyoni zituye isi, bamwe babereyeho kurya, abandi barya ngo babeho. Birumvikana, abarya ngo babeho nibo basigasira amagara yabo. Umuhanga mu by'ubuzima yavuze ko imitekerereze ya muntu itagifata akanya ngo itekereze ku buzima bwabo. Ariko nanone akavuga ko umuhanga mu bijyanye no kumenya uko yaremwe
asasanura adasobanya imiterere y'ubuzima bwe, bigatuma ayimenyera icyo ayiha n'icyo atayiha. Nshuti z'akadasohoka munyemerere nanone nze mbasesengurire ntasobanya, mbabwire icyiza cya seleri. Seleri ikaba ari igihingwa kiboneka henshi mu isi, ariko seleri bamwe bakaba bayifata uko itari. Ngiye kukubwira ubudahangarwa bwa seleri, ndetse nkubwire ko seleri uyikoresheje igihe kinini ari urukingo rukomeye rw'indwara imaze kwibasira imitima ya benshi cyane, ndetse bamwe yabakuye imitima, abandi yabakuye mu buzima. Seleri rero ngiye kukubwira, ndagira ngo unyemerere uze dusigasire amagara yacu turebera hamwe igihingwa cyitwa seleri. Mwibutse ko niba ushaka gukurikira ibiganiro byacu, bwa mbere ni uko wiyandikisha ugakora subscribe, ikindi kandi ugasharinga kugira ngo izi nkuru z'ubuzima zigere kuri benshi. Dusigire kandi n'igitekerezo. Nitwa MC Misango, munyemerere dusasanure tudasobanya ku gihingwa cya seleri. Mbere na mbere natangiye mbabwira ko miliyoni nyinshi zituye isi, dufite abantu b'ibice bibiri. Bamwe barya ngo babeho, abandi bakarya kuko bariho gusa. Ntekereza ko nimba wamaze kubyumva, nimba wafashe akanya ugatekereza ko ugiye kurya kugira ngo ubeho, unatekereza ku byo ugiye kurya. Ariko nimba wowe urya gusa, rimwe na rimwe ntabwo utekereza ku mafunguro n'ibyo kurya ugiye gufungura. Niyo mpamvu uzasanga hari abavuga ko ibi n'ibi nta mumaro, ugasanga abandi bavuga ko ibi n'ibi bifite umumaro. Ubuzima burasigasirwa, ubuzima bukarindwa. Ngira ngo amaso niyo ya mbere, aho agufasha kureba ukamenya aho ugiye, ukamenya aho uva, ukamenya ibyo ugiye kurya n'ibyo udakwiye kurya. Reka noneho nkubwire rero ku gihingwa cyitwa seleri. Seleri ni ikibabi giteye ubwiza ntagereranywa, ikibabi rwose ubona ari umutako watatswe n'Imana. Burya rero ntabwo seleri ari yo guhumuza ibirungo, amafiriti ndetse n'inyama n'ibindi byinshi bikozwe mu masosi, ahubwo burya seleri yavamo ji ikomeye cyane. Ji ya seleri, mbere y'uko nza kukubwira uko uyikoresha, banza usobanukirwe burya umumaro wa seleri. Umumaro wa seleri ni mwinshi cyane, ariko muze kunyemerera tuze kwivugira muke cyane rwose, dushingiye ku mumaro seleri imaze. Abantu benshi bamenyereye kurya seleri nk'ibirungo bihumuza ibyo kurya byabo, ariko burya seleri umumaro wayo 100% nuko iribwa ikananyobwa ari mbisi. Seleri rero ni urukingo rukomeye rw'indwara yitwa kanseri, indwara yibasiye benshi. Kanseri ihungabanya imitima y'abantu. Kanseri ubuvuzi bwayo mu by'ukuri burahenze kandi cyane. Ariko abahanga mu bijyanye n'ubuzima bakubwira ko seleri nimba wayikoresheje neza kuri buri funguro ryawe, cya gihe ukora salade ukavuga uti reka nkore n'agasalade ko gushyira ku biryo byanjye ngiye gufata kuri uyu mugoroba cyangwa kuri aya manywa, ni byiza cyane. Ni byiza cyane kuko abantu benshi mumenyere ko bategura seleri, ariko ugasanga rimwe na rimwe uburyo bayiteguramo nyine niyo kurunga, ntago bayitegura nka salade kimwe n'ibindi byinshi bategura birimo amashu, beterave ndetse n'amakokombure. Ariko burya seleri ngo ntabwo ikwiriye kubura muri salade yawe. Ni urukingo rukomeye rero ku ndwara ya kanseri, ubwoko bwa kanseri ubwo ari bwo bwose. Ikindi cya seleri rero ni uko itunganya amaraso ku rugero ruri hejuru, kandi seleri ikayungurura amaraso nk'uko ndi kubikubwira. Ikindi ni uko seleri usanga mu bijyanye no gutuma amaraso atembera mu mpagarike yose y'ubuzima. Seleri ngo ni umushoferi mwiza cyane ku buzima bw'umuntu. Ikindi cya seleri ku bijyanye imitekerereze ya muntu, murabizi ko ariyo idufasha mu buryo bwo gutekereza ngo nkore iki, nkore n'iki, iki nyireke kubera ko nta mwanya ngifiteho, nta byiza kifitiye,
ugasanga rero ibitekerezo nibyo usanga twifashisha. Seleri rero ni igihingwa ngo kiruhura ubwonko ku rugero rwa 85%. Urumva ko seleri rero ni ukuri ntakubeshye n'uburiri buzira umuze. Ikindi cya seleri bakubwira ko seleri ku bijyanye no gutuma umuntu yumva afite impumuro y'umubiri we. Impumuro y'umubiri we ni kwa kundi umuntu aba ari mu bandi ariko ugasanga rimwe na rimwe baramuhunga kubera ko bavuga ko ngo afite icyokere kidasanzwe. Iyo ukoresha seleri kenshi abantu bumva uhumura neza, ndetse bakanavuga ko burya inyamaswa ari zimwe mu bintu bikunda seleri cyane. Iyo inyamaswa uyiragiye mu gice kirimo seleri irahumurirwa cyane ku buryo ishobora gukora ikirometero ikurikiye seleri aho iteye. Seleri rero ngo n'amatungo arayikunda cyane kuko hari byinshi ayifasha mu buzima bw'amatungo. Ikindi nabura kukubwira kuri seleri ni uko seleri ari kimwe mu bintu bituma iyo uryamye ngo urota neza kuko ngo iyo wariye seleri itunganya amaraso yawe agakora neza, ariko ngo iyo amaraso adakora neza burya ngo niyo mpamvu n'intandaro rimwe na rimwe ngo abantu benshi bakunze kurota inzozi rimwe na rimwe ziteye ubwoba. Burya ngo nuko amaraso yabo aba adakora neza, amaraso agenda gake ubundi akipfundika. Ngira ngo bakubwira ko umuntu ufite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso akunze no kugira inzozi mbi, akarota yapfuye cyangwa se agwa no mu mwobo. Seleri rero ngo ni kimwe mu bituma imitekerereze yawe mu ijoro ryawe aho waryamye ugasinzira rwose uruhuka neza, ubundi ibintu byawe byose bikagenda neza. Abahanga bavuga ko mu gihe cyose utegura seleri ari byiza kubanza ukamenya icyo igiye kukumarira, yewe ukanayihumuriza. Ni byiza ngo iyo ugiye kuyitegura ari uburyo bwo kuyikoramo ji ndetse ari n'uburyo bwo kuyikata nka salade, kubanza ukayishyira ku mazuru yawe byibura ukamara nk'amasegonda 30 ngo uyihumurize. Ngo biriya bituma ubwonko bwongera kugarura oxygene, bukongera gutekereza neza, kandi n'impagarike y'ubuzima nayo igahumekerwa neza. Bajya bakubwira ko ngo parufe ngo ihumura, ndetse ngo uyumvise akabaza uwayiteye atese witeye ubuhe bwoko bwa parufe. Seleri nayo burya ngo impagarike cyangwa se ingingo zitandukanye zirabazanya, ngo ese icyo ni igiki cyinjiye mu mpagarike yacu. Burya bajya bavuga ko ngo amaraso nayo ngo aratekereza cyane, ko n'ubwonko buratekereza, ariko n'ukuguru ngo kuratekereza, ngo n'ukuboko yewe kugatekereza. Ibyo nanjye nabikuye mu gitabo Tumenye Kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Seleri rero abantu benshi bakunze kuyitesha agaciro, rimwe na rimwe bakavuga ko ngo ikona abagabo, ubundi bakavuga ko seleri ngo ari ikintu udakwiriye ngo gushyira mu birungo, bagashyira mu bitunguru imbere bya tungurusumu ndetse n'ibindi bifite umuhumuro, ariko seleri bakavuga ko ngo iyo uyishyize mu biryo ngo ahubwo byihutira ngo kuzana ngo indi mpumuro itariyo. Oya, ya mpumuro burya wowe wita ko atariyo niyo ifite umumaro nyine ku gihingwa cya seleri, niyo ifite umumaro kandi ku buzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kigira umuhumuro, ariko seleri yifitemo umuhumuro udasanzwe cyane ko wo unafite n'umumaro. Mujye mubona ko abantu benshi bajya mu ndabo maze bagafata umwanya wo kuzihumuriza, rimwe na rimwe ndetse abakundana bakazihanamo impano zidasanzwe. Ngo burya ngo ntabwo wari ukwiriye ngo kwirengagiza seleri. Ngo mu bihugu byateye imbere iyo umusore cyangwa se wagize ibirori bamuhaye impano, ngo ntabwo babura kumushyiriramo seleri, ngo kandi seleri ikiri nshyashya nicyo kintu afata maze ngo akihumuriza, wagaha agaciro icyo umuhaye. Seleri rero nshuti z'akadasohoka, nongere nkwibutse ko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ziraboneka cyane kandi ku bwinshi hirya no hino mu masoko
ariko ngira ngo abenshi ntabwo mwari muzi umumaro wa seleri, kandi muzi ko burya bajya bavuga ko ibyo turya nibyo bitugira abo turi bo. Hanyuma ngo ni byiza ko tumenya kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Ikindi tukazirikana ko Imana nyine yabiduhaye, tugomba kubanza kuyambaza kugira ngo iyo seleri ndetse n'ibindi binyobwa n'ibindi biribwa bitandukanye bize kugera ku mubiri wacu koko nta nkomyi Imana yabihaye umugisha, cyangwa se yabishyizemo imbaraga zayo z'ubumana. Ku gihingwa cya seleri rero nifuje kubaganiriza uyu munsi. Bwa mbere nababwiye ko ari umutaka ukingira impagarike y'ubuzima bwacu. Nababwiye ko kandi seleri ari urukingo rukingira kanseri aho yaturuka hose. Murabizi ko kanseri ziza mu buryo butandukanye, nababwiye hari abagira kanseri yo mu maraso, hari n'abagira kanseri yo mu nyama, ndetse igafata ibice bigiye bitandukanye. Ngo gukoresha seleri rero kenshi ku mafunguro yawe ngo ni ibintu by'agaciro cyane, ko banavuga ko ibintu bibisi burya nibyo bifite umumaro mu mpagarike y'umuntu. Ikindi batubwiye ko seleri ushaka kuyikoresha neza wajya ubanza ukayihumuriza, ariko reka nkubwire noneho uburyo batubwiye ushobora gukoreshamo seleri yawe. Bwa mbere seleri yawe ugomba kuyitegura ari nshyashya, aribwo ikiva mu murima. Wamara kuyitegura rero ikiva mu murima, ukazirikana ko ugomba kuyoza n'ubundi igacya neza. Ushobora gukora ji rero ya seleri, aho bakubwira ko ushobora gufata uturahure byibura 2 ku munsi, ubwo ni mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ndetse bakanakubwira ko udakoresheje ubwo buryo seleri ushobora kuyikoresha kenshi gashoboka ku mafunguro yawe, utubabi twayo aho wadukoze mu buryo bwa salade. Hanyuma icyitonderwa nuko abantu batwite badakoresha seleri. Abantu batwite nibo bonyine batemerewe gukoresha seleri, ariko igihe yamaze kubyara ni nziza cyane rwose kuyikoresha. Hanyuma baranavuga bati kandi nimba ukora ji z'imbuto zitandukanye ntukibagirwe gushyiramo seleri. Baravuga bati ntukibagirwe gukoresha seleri, cyane ko seleri ari nziza rwose, ikingira uburwayi butandukanye. Uyu munsi twavuze ku burwayi bwa kanseri ko aribwo seleri ikingira, ariko ikingira n'ubundi burwayi butandukanye tuzagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Mbashimire, mbifurize amagara mazima. Nitwa MC Misango. Ngwino duhurire muri komanteri, uze no kuri telefone yanjye ya WhatsApp unyandikire, wongere umbwire uti ese wadusesengurira udasobanya ku burwayi ubu n'ubu. Nkwibutse ko hari uwatwandikiye atubwira ko yifuza kumenya uburwayi bufata mu mavi, aho umuntu aribwa mu mavi. Nshuti yanjye, ntabwo nakwibagiwe, ahubwo ndacyareba. Igitabo ni kinini, wenda nzagira gutya ngere kuri paje ibivuga. Ubwo rero nzakomeza mbizirikane, hanyuma rwose nawe uzabe hafi ibiganiro byacu kugira ngo tuzafatanye kwishima. Hanyuma mbifuriza kugubwa neza no kumererwa neza. Hanyuma mujye mukoresha iyi miti tuba twagiye tubarangira, ariko ujye wibuka kubanza gusenga kugira ngo byose Imana aba ariyo ibishyiramo ikiganza cyayo. Hanyuma tuzahure twongera kwishimira, umbwira uti hari byiza koko niyumviseho nyuma yo gukoresha wa muti wandangiye. Umuti nanjye nkaba nkukura mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura Dukoresheje Iby'Imana Yaremye. Mbashimire cyane, mbifuriza amagara mazima. Nitwa MC Misango.